Turabasuje nk'ibisanzwe ni muri hashe mu fast food dukorera Nyamirambo mu Miduha. Uyu munsi twabateguriye banana smoothie iryoshye ihumura iteguye kinyamwuga. N'umuntu twayikoreye w'umukiriya wacu wa buri munsi yavuze ngo nimujya mumbona mujye nkunkorera agasmoothie kameze gutya. Rero biragusaba kuba ufite umuneke, biragusaba kuba ufite amata ndetse n'umutobe runaka. Ushobora gukoresha umutobe w'inanasi, ushobora gukoresha umutobe wa watermelon cyangwa ugakoresha amazi, byaterwa n'uko ubishaka. Ariko uyu munsi turebere hamwe uburyo wakitegurira smoothie ikaryoha ikaryohera umuntu wese uyiha.